Yesu nashimwe bene data b'umusaraba, ndi Salome Iradukunda, mbifurije igitondo cyiza n'intangiriro nziza z'icyumweru, ndetse turacyari no mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri, aho hose tunogerwe n'Imana. Nzinduwe no kubabwira ngo muze twige kwemerera Uwiteka ibyaha byacu kugira ngo tubabarirwe. Nta muntu n'umwe wakubabarira, nta mubyeyi wakubabarira, kandi Uwiteka ni ubwihisho bwacu, ni imbaraga zacu, ni ubuhungiro bwacu. Ikintu dusabwa ni kimwe, ni ukumwemerera ibicumuro byacu, kandi Bibiliya irambwira ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura azabibabarirwa. Nimuze rero tugire umutima wo kubwira Uwiteka ibyaha byacu, nk'uko tubisanga muri Zaburi ya 32 duturutse ku murongo wa 5 kugera ku wa 11. Tugire umutima wo kuvuga ibyaha byacu imbere y'Uwiteka kugira ngo tubabarirwe. Ndabifuriza kugubwa neza mu izina rya Yesu, amen, shalom.